Muraho mu cyumweru cya mbere cya 2026 kurikira nifuza kukubwira ikintu kimwe cyangwa ko dusangira ikintu kimwe gikomeye cyane kijyanye n'ishyari. Hari abantu muri iyi si bagira amashyari, ariko ushobora kuba utazi yuko ugira ishyari. Ariko ndagira ngo nkubwire ibintu bitanu bigaragaza yuko umuntu afite ishyari, cyangwa se ibimenyetso bitanu wowe ukora bikagaragaza yuko ufite ishyari muri wowe. Ushobora kuba ubizi, ushobora kuvuga njye ndi umwana mwiza, buriya njye nta shyari ngira niki, ariko ngiye kukubwira ibi bimenyetso bitanu biraza kukugaragariza niba koko ugira ishyari cyangwa nta shyari ufite. Ariko ikigamijwe ni ukugira ngo niba waba ufite ishyari mu mutima wawe, iryo shyari rive mu mutima wawe, kubera yuko muri Bibiliya haratubwira ngo ishyari ngo ni ikimungu cy'umubiri. Bivuga ngo iyo ufite ishyari mu mutima wawe, umubiri wawe urapfa. Ikimungu ni ikintu kijya mu mubiri, umubiri ukagenda ubora. Rimwe na rimwe yanigi bavuga yuko cancer ari ikimungu, ari ikintu cyo cyagiye mu mubiri, noneho umubiri ugatangira kubora. Rero ishyari ni uburozi mu mubiri w'umuntu. So ni iki cya mbere rero kiranga umuntu ufite ishyari? Icya mbere nuko wishimira ugutsindwa kw'abandi. Ni ukuvuga ngo iyo abandi bavuyeho, iyo abandi bababaye, we wumva wishimye. Ukabona nk'umuntu wenda yari ministre, yari afite akazi keza, ukabona akazi arakabuze, cyangwa se ukabona agize ibyago, ukumva wowe urishimye, nta kintu bikubwiye. Uzajya umenye yuko biriya bintu ari ikimenyetso simusiga cy'ishyari mu mutima wawe. Ikindi cya kabiri, umuntu ufite ishyari mu mutima we ahunga abantu bateye imbere. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bateye imbere bafite ibintu bagezeho, uwo muntu yirinda kugendana nabo. Ugasanga abo bantu babahunga, kavuga uriya muntu se ko yageze kuri ibi ngibi, uriya se ko afite abana, njye nta bana mfite, uriya se ko afite akazi, njye akaba ntabwo mfite. Ugasanga urimo urahunga abantu bateye imbere. Icyo ni ikindi kimenyetso cya gatatu kigaragaza yuko umuntu afite ishyari mu mutima we. Ikindi kintu cya gatatu navuga nuko umuntu ufite ishyari yishimira imibabaro y'abandi. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yagize ibyago, usanga uwo muntu bimunejeje. Ugasanga rero aravuga ati niba byamubayeho niko byagombaga kugenda, niko byagombaga nta kundi byagombaga kugenda, ubwo ngubwo biramureba. Ikindi kintu gikomeye cya kane, uriya muntu avuga abandi, acriticizing abandi. Ugasanga buri gihe muri wowe iyo urimo uvuga abandi bantu ibibi byabo. Ugasanga buri gihe urimo uravuga ngo uriya muntu se reka da, uriya muntu agira ibi n'ibi. Ugasanga buri gihe uhora uvuga abandi bantu. Nusanga rero buri gihe uhora uvuga abandi bantu nabi, umenye ko muri wowe harimo umutima w'ishyari kuri wowe. Ikindi kintu cya gatanu ari nacyo nsorezaho, umuntu ufite ishyari yigereranya n'abandi. Ese abandi ko bafite amamodoka, ese abandi ko bateye imbere, ese abandi ko bakora ibi n'ibi, kubera iki njyewe, kubera ko igihe atari komeze. Ugasanga uwo muntu buri gihe ahora yigereranya n'abandi. Ibyo bintu rero bitanu niba ufite mu mutima wawe, umenye yuko ufitemo umuzi w'ishyari. Ariko twebwe icyo tugamije, ntabwo tugamije ikindi kintu, ni ukugira ngo ubeho ubuzima wishimye, ubuzima bufite umunezero. Rero hari igihe cy'umuntu agira uburwayi ariko ntabumenye. Ushobora kuba ufite ubwo burwayi bwo kugirira ishyari abandi ariko utari usanzwe ubizi. Ariko mu gihe tubikubwiye ahangaha kurikira, umenye uti jyewe noneho nakora iki kugira ngo ibyo bintu mbyirinde. Nubona urimo criticizing abantu, utangira ubihunge, uvuga ati uyu ni umuzi w'ishyari, iri ni ishyari ritangiye kuzamuka muri njyewe, nurangiza ibyo bintu bihaguruke. Muri video y'ubutaha tuzakubwira icyo wakora noneho kugira ngo ibyo bintu bive mu bugingo bwawe. Murakoze.